Yesu ashimwe cyane. Bashimira Imana iduhaye umwanya nk'uyu wo kuganira ijambo ry'Imana. Umwanya mwiza w'igikundiro kandi ni umwanya Imana ibidutije kuko iminsi igenda yiyongera. Imana igenda idutiza igihe cyo kuyikorera no kuyivugira ndetse ikakomeza no kuduha ibyo gukora. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana, ni ijambo riri muri Luka igice cya 11 umurongo wa mbere. Ni Luka 11 umurongo wa mbere. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana umubatiza yigishije abigishwa be. Haleluya. Igihe Yesu yarimo asenga, igihe yari ahantu asenga, yenda hameze nk'aho inyuma mubona dukunda gufata igihe dusengera, umwe mu bigishwa be aganirizwa n'umwuka wera, kuko Yesu yagendaga n'umwuka wera, ndetse umwuka wera yari kumwe nawe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwana niwe mwuka. Rero arangije ngo umwuka aramuganiriza amubwira ati, ariko wa musore we wabwiye shobuja akakwigisha gusenga, kubona asenga kandi ukabona bihoramo iteka ryose, wowe wamubwiye akakwigisha gusenga. Arangije amubwira ngo databuja twigishe gusenga, kuko twize kubona Yohana umubatiza yigisha abigishwa be gusenga, natwe twigishe gusenga. Yesu abona uwo musore agize ihishurirwa rikomeye cyane. Bibiri igaragaza ko ashobora kuba yari Yohana. Noneho amubwira hano hejuru ku murongo wa kabiri ngo arabwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Nimuwe muri gusenga. Yesu ntago yigeze yigisha abigishwa be cyangwa se intumwa ze yagombaga gutuma gukora ibitangaza, kuko n'ubundi yasanzwe bikora bibona, ariko yabigishije ikintu bazakuramo ibyo byose. Mu gusenga havamo ibitangaza, mu gusenga havamo gukira, mu gusenga havamo guhindurirwa amateka, mu gusenga havamo kuzamurwa, mu gusenga havamo kwagurwa, mu gusenga havamo ubwiza, mu gusenga havamo igikundiro, kuko ijambo ry'Imana ritwereka ko Mose ngo yajyaga azamuka umusozi agiye kureba Uwiteka, agiye gusenga, agahura n'Uwiteka, ngo yazaga ngo afite ubwiza budasanzwe. Noneho ubwo bwiza ngo akeshyira igitwikizo, kuko Abisirayeli batashoka kumureba mu maso. Rero gusenga ni ikintu gikomeye cyane. Iyo umuntu ashigiye cyo gusenga ahindurwamo imbere, arabanza Imana ikakwinjiramo, yagize ikaguhindura. Isengesho ku giti cyanjye ngita nka antivirus. Hari igihe umuntu amara iminsi hano hanze, muri isi yo hanze, ari kugenda akora imirimo, afite akazi akora, yagira igihe cyo yafata igihe kinini hanze, akagenda agabanukirwamo imbere abyumva. Iyo wumvishe ugabanukiwe rero ufata igihe cyo gusenga. Kristo yirirwaga mu nzira mu mayira menshi agenda akiza abarwayi, ariko ku mugoroba akajya gusenga. Aha rero niho yamusanze arimo asenga, ngo databuja twebwe natwe tugishe gusenga. Arangije arabibigisha. Ntago bigeze bamubwira ngo twigishe gukora ibitangaza, ntago yigeze bamubwira ngo twigishe kugenda hejuru y'amazi nk'uko twabonye yagendaho, ntago yemwe ngo twigishe kuzura abantu. Yabigishije kimwe gikubiyemo byose. Iyo umuntu yasenze burya bakemura ibibazo byose. Ushobora gusenga uri umushomeri, Imana ikaguha akazi. Ushobora gusenga akazi kakunaniye, Imana ikaguha ubwenge bwo gukora. Ushobora kubona ibintu byakuyobeye bidasobanutse mu maso yawe, Imana wasenga ikakwigisha, ikagira ibintu ikora. Hano hari irindi jambo ngira ngo dukomerezeho tuganira, rikomeza kuduhamiriza umumaro wo gusenga, uburyo gusenga ari ikintu gikomeye cyane. Ni intwaro abayimenye baba ari abatsinzi. Umuntu amenye intwaro yo gusenga aba umutsinzi, kuko nicyo kintu Satani kimunesha no gusenga. Satani ntago ajya abasha gushobora abantu bitwa abanyamasengesho. Umuntu usenga aba ari umuntu ukomeye cyane. Tugiye kuganira ku ijambo riri muri Yakobo, ni igice cya 4 umurongo wa 7 niho tugiye guheraho. Aravuga ngo nuko rero mugandukira Imana, murwanye Satani nawe azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera. Haleluya. Murwanye Satani azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera. Iyo umuntu ari hasenga aba yegereye Imana. Iyo wegereye Imana automatically itikwegera, kuko Imana iteka ryose ihora ishaka kugira ngo twegere, ariko twebwe nitwe dushyiraho block, nitwe dufunga inzira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore ndi ku rugi rwawe ndakomanga, ngo nukingura nzinjira iwawe dusangire. Bivuze iki? Bivuze ngo umuntu wenyine ushobora gushyira block kugira ngo Imana itinjire iwe, ahubwo iyo ibiri tayari kuza. Hari igihe tujya turi indirimbo kuvuga ngo Mana ngo twegere, ariko ntago ari twebwe dukwiye kwisanga twegere, ahubwo iteka ryose ihora idusanga kugira ngo tuyegere.
ijambo ry'Imana riravuze ngo hano murwanye satani azabahunga mwegera Imana nayo izabegera. Ibishatse kuvuga iki? No kuvuga ngo twe dufite ubutware bwo kurwanya na satani. Ntabwo Imana yatubwiye ngo mumpamagare mbarwanyirize satani, oya yaravuze ngo murwanye satani nawe azabahunga mwegera Imana nayo izabegera. Bivuze iki? Iyo urwanyije satani hakiri kare ugategura amasengesho, ugategura umwanya wo gusenga mbere ko ikibazo kiza, ari umuntu aba ari mu buzima bwiza, abona ibintu birimo biragenda, akabona akazi karimo karagenda, akabona umutekano ni wose, akabona ameze neza, akabona nta burwayi, abana bariga neza baratsinda, akumva yuko ibintu byagezweho. Oya, ikira nicyo gihe cyo gusenga, ugategura mbere urugamba rwo kugira ngo wirukane umwanzi wawe. Satani iteka ryose n'umwanzi ntago azigera gukunda, nazigera bishuti yawe. Upfa kuba gusa waremeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ububaye umwanzi wa satani, ndetse ububaye n'umusirikare. Iyo rero umuntu akimara kwakira Kristo ntagire igihe cyo gusenga, aba yiteje navuga ngo urugamba satani amushoraho, kuko abazi neza imbaraga zikurimo. Rero umurwanyi satani azabahunga, ni kuvuga ngo n'ukwagura ubwami, n'ukwagura amahoro. Iyo urwanyije mbere satani uramukubita, agahubwa akakuvira mu byawe, akakuvira mu wawe, akakuvira mu muryango, akakuvira mu nshuti, akakuvira mu kazi, akakuvira muri business, akakuvira mu kintu cyose uri gukora. Kubera iki? Kuko wasenze hakiri kare. Iyo usenze nyuma rero uba umeze nk'umuntu uri kwirukana umwanzi wamugiranye mu nzu. Uri wabona nk'umujura kugezanye mu nzu yinjiye utumva, ugatangira guhangana nawe, biba ari ikibazo gikomeye. Ariko biba bimeze nko kurwanyiriza umwanzi hanze, cyangwa se kurwanyiriza umwanzi ushaka kwinjira mu gihugu, ukamutera hanze, ukamwirukana ukamujyana. Ijambo ry'Imana niba ryatubwiye ngo umurwanyi satani azabahunga, automatically rirasohoye. Kura yuko no kuvuga ngo ikimara kurwana satani arahunga, akirukanka cyane, ahubwo n'inkweto zikamuvamo zigasigara. Kura yuko ufite imbaraga zo kurwana nawe. Ijambo ry'Imana rivuga mu itangiriro ngo turebe umuntu ase natwe batware, twe turabatwara hano ku isi. Satani nta bundi butware afite hano ku isi. Ibyo afata byose ni ku mbaraga, ariko twebwe ibyo dukora turabyemerewe. Dufite na backup, cyangwa se dushyigikiwe n'Umwuka Wera, dushyigikiwe n'Imana. Imana iri kumwe natwe, Imana izaturwanira, Imana izakomeza guhiga ibiduhiga no kurwanya ibiturwanya. Rero tegura gusenga hakiri kare, utangire usenge, utangire utegura amahoro, usenge. Turi mu mpera z'umwaka, usengera umwaka utaha, ubaze Imana uti Imana uriya mwaka umeze gute? Ese uriya mwaka nzawitwaremo gute? Ese mu kwa mbere bizaba bimeze bite? Mu kwa kabiri bimeze gute? Nta muntu n'umwe ushobora kubura icyo asengera. Sengera ukwezi kwa mbere, nubona wumva isengesho, wumva rikomeje, usengera ukwa kabiri, usengera ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, ukwa karindwi, ukwa munani, ukwa cyenda, ukwa cumi, ukwa cumi na kumwe, ukwa cumi n'abiri. Icyo gihe n'ugusengera n'ibitero byose satani azakugabaho bizaza ari udutero shuma ducitse intege. Ariko nudasenga satani azagubona urwaho, agufatirana urangaye. Navuze bwa mbere ngitangira navuga ngo gusenga ni antivirus. Iyo umuntu amaze iminsi asenga utangira kumva uri kunesha ibintu byajyaga bikunesha. Ariko iyo umaze iminsi udasenga utangira kumva hari amagambo wajya gutinya kuvuga uri kuvuga, ugatangira gutinyuka ibintu utajya gutinyuka, kuko imbaraga zirimo zirakugabanukamo. Yesu Kristo ngo ubwo yari hafi kugira ngo atubambirwe, ngo yasenganye umubabaro, asenga ariko mu mirimo y'imizeti, arasenga cyane aringinga ngo ibyuya bye byari amaraso. Ngo nuko mu gihe yasengaga ngo marayika araza mwongerera iki? Imbaraga. Nawe rero iyo usenga wongererwa imbaraga, wongererwa imbaraga zo kunesha satani, wongererwa imbaraga zo kunesha indwara, wongera imbaraga zo kugira ngo indwara zaba zari kuzamuka mu muriro zongere zituze. Kuko ugusenga gukingura ijuru. Twebwe Imana yashyize ibintu byose dukeneye ahangaha kugira ngo tubyakire. Rambura ibiganza mu gusenga kwawe, wakira ibyo Imana ikugenera. Mu gusenga kwawe urambura ibiganza ukakira icyo Imana ikubwira kwakira. Hari byinshi Imana iguha, hari byinshi Imana ikugenera. Imana ni umubyeyi. Imana mu mibereho yacu yose tubayeho ihora ishaka kuduha ibintu byinshi, ahubwo twe nuko tutaboneka, ntabwo tuboneka imbere yayo, ntabwo iradushaka ikatubura. Kubera iki? Ko tudafata umwanya wo gusenga. Navuze ngo gusenga ni ugutangira kurwana urugamba mbere y'uko urugamba ruza. Iyo umwanzi wawe amenye kuri bumutere arahunga. Iyo wamenye neza, turabizi neza ko satani ari hariya, ari umwanzi wacu iteka ryose. Yahereye ku basokuruza bacu barwanya, ntabwo agiye kubihagarika, nandwa zigera b'inshuti yacu, nikidashoboka. Ahubwo tegura kugira ngo uhangane na satani, mwirukane mu bantu bawe, mwirukane mu nshuti zawe, mwirukane, wagure territoire yawe nini, ugira ubwami bunini, ugira ahantu hanini. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turema abantu batware. Imana ngo ijambo ry'Imana ritwereka ko Imana Uwiteka ni umwami w'abami. Ngewe nawe turi abami. Mu butware bwacu Imana yagiye iduha. Ahangaha ku isi naho dutegeka, dutwara ibirimo byose. Na satani yaje hadusanga
ntago satani iwaba ari hano kuri iyi si, oya, yaje dusangamo, ntago agomba kuyidutegekamo, oya, ahubwo tugomba kwimwirukana mu byacu, agahunga, akagenda, akarekura ibyacu byose Imana yaduhaye, tukagira ubutware n'uburenganzira ku byacu Imana yaduhaye. Mwene data, senga, fata igihe cyo gusenga, ndagukangura gusenga, kandi niba ushaka ko dusengana, nimero ziri aho ngaho kuri screen yawe, uzitegereze neza, uzirebe neza, nongize duhamagare, dufatanye gusenga, imbaraga z'Imana zizadukoresha, imbaraga z'Imana zizadukoreramo. Nicyo kintu tugomba gukora. Turabasirikare, turimbara indirimbo, turimo ngo turabasirikare benshi kogejwe n'amaraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Rero kubw'iyo mpamvu, kubw'imbaraga ze dufite, ngo tuzabaho no mu rugo. Ariko ubwo kumva ubwo butware, ubwo bwose buturuka hehe? Gusenga. Fata umwanya usenge, winginga Imana, gusenge n'abakozi b'Imana. Niba gusenga wenyine wumva bitakoroheye, kuko bavuga ngo icyuma gityaza ikindi, iyo umunyamasengesho ari kumwe n'undi munyamasengesho barazamurana. Niba usenga gake undi asenga cyane, murazamurana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri cyangwa batatu bateraniye banyambaza, ngo nduruka nk'abagati muri bo. Niyo mpamvu ngo ukangurira guhura n'abantu b'Imana mugasengana. Imana yacu yishimwe. Aka kanya tuzajya tugafata igihe kinini cyane tuganira ijambo ry'Imana, kandi tuzaducisha kuri channel ya YouTube. Turagusaba kugira ngo ujye sharing ijambo ry'Imana kugira ngo rigere no ku bandi bantu. Turagusaba kugira ngo ukanda ahantu handitse subscribe kugira ngo ijambo ry'Imana rizajya riri kugeraho. Ibi ngibi tukwigisha, ibi tuganira, ni ibintu Imana iba yatuganije kugira ngo tuganire namwe, kugira ngo ijambo ry'Imana rigiye gukomeza kuba ingume, kandi Imana ihari ifite igishaka kutubwira iteka ryose. Uwiteka arahari kugira ngo agire ikintu atubwira, agire ikintu aduhugurira. Imana iguha umugisha. Rero ngiye gusenga Imana, kuko ntabwo natangiye mvuga ijambo gusenga ngo soze ntasenga. Ngiye kugusengera kugira ngo Imana itwagure twese, itugirire neza mu bihe nk'ibi ngibi, idushyire mu bihe by'amasengesho bya nyabyo. Igihe kimwe ngo umwami Herodi yafashe Petero amushyira mu nzu y'imbohe. Wamaze kumushyira mu nzu y'imbohe, ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira cyane. Ngo barasenga, marayika asanga Petero nijoro, amusohora mu nzu. Ngo Petero ngagira ngo niyerekwa cyangwa ngo ni inzozi ari kurota. Agiye kugira ageze hanze abona byari byo, inzugi zinyana zikingura imbere. Kubera iki? Abitorero basenze. Muri iki gihe abantu ntabwo bari gusengerana, ariko muze twongere dusengerane, muze twongere dufatune murunga, kubera ko ubwami tujyamo ni ubwami bwacu twese. Niho Imana yatugeneye kugira ngo tuzagere. Ntago ari ubwiko, ntago ubwami bw'Imana ari ikintu buri muntu wese ashyira hano mu kwaha kwikwe, nk'uko uzi ko konti ari yawe, uko uzi ko imodoka ari yawe, imyenda ari ubwami bw'Imana ni ubwa bose. Yesu ni uwa buri wese, Yesu yaje ku bwa buri wese. Hari igihe abafarisayo bajyaga bamubona ngo yicaranye ngo n'abakoresha bikora, akavuga ngo kuki uri kumwe n'abanyabyaha. Hanje avuga ngo ntago giyewe naje gushaka babandi mwe mwita ko bakiranutse, ahubwo naje nshaka abo barwayi, nibo ngi naje nshaka. Rero abo bose Yesu Kristo arabashaka. Rero ndagukangurira kwinjira mu byo gusenga no gusenga n'abantu b'Imana. Imana izagikomeza ikora ibitangaza ku buzima bwacu, kuko ni wo mugambi wayo. Imana rero guhumugisha cyane. Reka dusenga Imana dufatanyije, Imana itugirire neza. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira ndaguhimbaje, wadushyiriye akanya ko gusenga. Nawe Kristo uje ku isi ukajya usenga, kugira ngo utwereke urugero rw'uko wasengaga, utwereke ko gusenga harimo imbaraga, utwereke ko mu gusenga hongererwamo imbaraga. Ndasenze mu izina rya Kristo umuntu wese wankurikiye hano hantu, mwongere imbaraga zo gusenga, kandi ukangure mu mutima we ikintu cyo gusenga cyaguke muri yo, mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe, imbaraga zawe nizuzura abantu bawe aho bari hose ku isi, aho bari hose mu bihugu bitandukanye, aho bari hose. Data mwiza, n'ukuri bakurikiye iri jambo ryawe, Data mwiza, n'ukuri ucishije muri jyewe, ukomeze kwigaragaza ku buzima bwabo. Kandi guhera uyu munsi wa none ntangire kumva Data mwiza ibintu by'ibitangaza n'imirimo wagiye ukora ku buzima bwabo. Ibyo byose tuzagushima, tuzafatanya kurambura ibiganza tuguha icyubahiro. Turagushimiye byose kubyumvishe. Rero icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Ibyo byose mbisabye Imana mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amena, amena. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubagura. Yari Pastor Placide, ibindi bisigaye Imana iduha umugisha. Muri amasaha ijambo gusenga ni ijambo rizima. Gusenga bihindura ibyanze guhinduka, gusenga birema ikindi kintu kidasanzwe, gusenga bikiza indwara. Iyo umuntu asenze arakira mu izina rya Yesu Kristo. Iyo umuntu asenze arahinduka mu izina rya Kristo. Iyo umuntu asenze abasha guhindurwa amateka. Iyo umuntu asenze ijuru rirakinguka. Iyo umuntu asenze ibintu byose birahinduka. Nanjye ndakwigize ngo muri amasaha Mana nyingabo ukingure Imana mu izina rya Kristo, ukingure mu izina rya Kristo, ubegire Imana nyingabo ubwami bwo
gusenga.